gihe bamwe bahugiye mu butiku hari ba Sawuli bari guhinduka ba Pawulo. Uyu ni Kasuku Jay Squeezer wa Mipango, umwami w'abagore, icyogere mu nkuba ndetse n'andi mazina menshi ntarondora agenda yitazira. Abenshi bakunda kuvuga ko ari we waremye ibitutsi, ariko kandi mu minsi mike ishize aherutse gutungurana yigondeye Bibiliya abwiriza ubutumwa bwiza, avuga ko ijwi ry'Imana ryamujeho rikamusaba guhinduka binyuze mu gufata umunsi umwe mu cyumweru akabwiriza ubutumwa bwiza. Pasiteri Kasuku mu mwuka: bantu mwese mukunda Imana mugarukira Imana, mwebwe mwari mwarataye Imana mugarukira Imana, ijwi ry'Imana rirakora. Tukiri aho, uyu we yitwa Kayusi. Nyuma y'imyaka 20 yitwa Satani w'Umutinganyi, ari gutungura benshi nyuma yo kugaragara mu myambaro myiza y'abahungu, nyuma yo gutwika iya gikobwa yambaraga, akavuga ko yamaze kumaramaza rwose, yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we biciye mu witwa Niyo Patrick, umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana. Uyu Kayusi kandi avuga ko indirimbo z'uyu Patrick arizo zamuhinduye, zikamusayura mu isaha y'ubutinganyi, zikamugarurira ubuntu. Nkimara kubona ibyo nahise nibaza nti, ese Kayusi ni muntu ki? None se ko umuntu atavuga ari umutinganyi, ni gute yisanze aha hantu? Nawe wahise ubyibaza. Ntugire impungenge, nahigereye, hari byinshi ngiye kukuvira imuzi mpaka imuzingo, nkubwira urugendo rwe mu butinganyi n'urugendo rwe mu kwakira agakiza. Reba neza niba warakoze subscribe ugakanda na like kuri iyi video kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Njye nitwa Obedi Rugwiro, nguhaye ikaze. Kayusi yivugira ko kugira ngo yisange mu butinganyi bitavuye ku bushake bwe, kuko ngo ubwo yari afite imyaka hagati y'5 n'6 aribwo intambara yateye, ababyeyi be barahunga, bene nyina nabo baratatana, ariko ababyeyi be ubwo bahungaga bamusigiye nyirakuru byara nyina barabana, nawe birangira apfuye aguye mu ntambara. Icyo gihe Kayusi yasigaye atagira kivurira na kirengera. Umugabo umwe wabaga wenyine amurebye abona uburyo ari imfubyi ari na mayibobo, amubwira ko yiteguye rwose kumufasha. Kayusi avuga ko atarazi uwo mugabo uwo ari we, usibye ko yamubwiye ko ava hanze. Uwo mugabo yamufashije mu buryo bw'imirire ndetse n'imyambarire, mbese muri make amwereka ko yamubera umubyeyi mwiza, ariko ngo umunsi umwe yatunguwe no kubona bararanye ku buriri bumwe, kandi buri wese yagiraga icyumba cye, ndetse anatungurwa no kumva amukorakora, kandi bombi ari igitsina gabo. Ngo umunsi umwe bwarakeye asanga amaraso ku buriri bwe, yibaza aho yaturutse, ndetse ngo uwo mugabo abwira uwo mwana ko agiye gutangira kuba umugore we. Uwo mugabo yakomeje kujya amutinga. Umunsi umwe uwo mwana atangira kujya abibwira abaturanyi. Umugabo niko kumva ko ibye byose byamenyekanye, asohora ibintu byose by'uwo mwana, aratoroka aragenda. Kayusi avuga ko ageze mu myaka 15 na 17 aribwo yaje kubona umukobwa, amubwira ko yamukunze. Nyuma ngo nibwo yaje kuryamana nawe biranga, ubushake burabura, kuko ngo uwo mugabo yari yaramwangije bikomeye. Ngo umukobwa yaramukubise, ndetse amubwira ko akwiye kuba umutinganyi, atagomba kuryamana n'abagore kuko ngo afite hormone za kigore, ndetse ngo amubwira ko aramuha pasi y'umugabo mugenzi we. Kayusi nyuma yaje guhura n'undi musore w'umukongomani ariko nawe w'umutinganyi, barabana, ndetse ngo amwigisha gutunganya imisatsi, kuko ngo Kayusi ari umuhanga cyane mu gutunganya imisatsi, yaba gusuka, kogosha ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'imisatsi. Nyuma yo guhura n'uwo mukongomani, ngo ubwo yatangiye kumutinganyi weruye ku mugaragaro. Guhera icyo gihe atangira kwisetingamo ko imibonano mpuzabitsina ikorerwa mu kibuno, kandi igakorwa n'abahuje ibitsina, bityo ngo nta mukobwa yabonaga uko yaba ameze kose ngo amutere santima. Umunyamakuru umwe yabajije Kayusi niba yari umutinganyi w'umugore cyangwa se niba yari umutinganyi w'umugabo. Mu kumusubiza yamubwiye ko byose yabikoraga, kuko ngo yatingaga ndetse akanatingwa.
ngo uburyo noneho Kayusi yakiriyemo agakiza, Kayusi akareka ubutinganyi. Kayusi ngo akiri umutinganyi yakundaga gucuranga indirimbo z'umuvugabutumwa, akaba n'umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, niyo Patrick, kuko ngo indirimbo ze nyinshi yazigiraga kuri flash. Umunsi umwe Kayusi yaje gushaka nimero z'uwo mukozi w'Imana ngo amubwire ko indirimbo ziwe zimukora ku mutima ndetse ko hari n'uburyo ziri kugenda zimuhindura. Ibyo byaje kurangira bapanze ko bazahura bakaganira byimazeyo. Uwo munsi wo guhura warageze, nuko Kayusi aza muri ya myambaro ye ya gitinganyi. Gusa bakimara guhura, Patrick yaramusengeye ya myambaro yose y'abagore yambaraga, yaba amaherena yo ku matwi no ku mazuru, perike z'abagore, byose akuramo, yiyemeza guhinduka akava mu butinganyi ndetse n'ibindi byaha byajyanaga nabwo. Niyo Patrick yaje gushakira Kayusi imyambaro myiza imubereye, aramwambika ndetse yiyemeza kubana nawe agakurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi, ndetse kuri ubu bakaba bari gukorana indirimbo zitandukanye. Kayusi abajijwe niba afite inshuti y'umukobwa, yavuze ko nta yarabona, ahubwo byaba byiza bamurangiye. Ibyo byateye umunyamakuru kumubaza niba gahunda zikora. Kayusi avuga ko kubera Imana byose bishoboka, ndetse ko nyuma yo kwakira agakiza hari impinduka zikomeye yatangiye kujya abona ku mubiri we. Gusa nubwo bimeze bityo, hari abanyomoza Kayusi bavuga ko atigeze aba umutinganyi, ahubwo ngo kwambara irya myenda y'abagore byabaga ari pranka kugira ngo yibonere udufaranga, bityo ko abeshya nta butinganyi yigeze. Kayusi arababeshya 100% ntabwo ari umutinganyi. Kayusi ngo biriya bintu ngo nawe ubwe akora, aga content yishakiye ko yayitwikira. Kayusi ngo ntago ari umutinganyi. Kayusi kandi yamenyekanye nk'umuhanzi nyuma yo gukora indirimbo nziza igatungura benshi ndetse igakundwa. Ni indirimbo yitwa Foromina yakoranye na Kafani Govinda. Wangomye wambashije Foromina wage Foromina baby. Dusore ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obedi Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde.